tuzapfamo nta rupfu rwiza n'ubundi byose ni bimwe apfa agenda sibyo kabiri ariko Shema sigari aramaho azabora igihe gitoya yongera kugaruka uruhande none wowe muri cya gihe nunu arimo ararira yababaye yanashavuye uzogenda umwigisha baby hangana nyine ihangane nyine natwe tubamu yo urabizi se noneho ese ko tubona ibyaravi ndetse na Shema bikomeje kuba bya bibi cyane ko tubona bakomeje kuba babapangira kuba babagirira nabi ku rwego rwo hejuru atekereza barazi ko bakora iki ese urabona uyu Shema ko tubona murumuna we ndetse na Aline bakomeje kuba babagendaho byadanje ese uratekereza ko Ravi ibi bikorwa bakomeje kuba bamupangira biraza ko byamusiga amahoro ubu ngubu tuvugana Ravi bagiye kuba bamugambanira bagiye kuba bamugirira nabi ku rwego rwo hejuru ese uratekereza ko bagiye kuba bakodesha amabandi yo kuba yamuhemukira yo kuba yamugirira nabi urabona biraza kuba byarangira ute ese urabona none ubuzima bwa Ravi butagiye kujya ahantu habi cyane ese urabona ubuzima bwa Ravi none ahantu bugiye kuba bwajya araza kuba yahava mahoro guys nkwaye ikaze niba rwo bwa mbere aho wisanze hano Kwica turagusaba kugira ngo dutere inkunga ko bakanda kuri buta subscribe mu cyane migano dusuza filime yacu Intimba ya Ravi turagusaba kugira ngo be watsanga ibitekerezo batubwira nawe ukuntu uri kwimva ko filime yacu Intimba ya Ravi ese uratekereza ko ibya Ravi ndetse na Shema bizarangira ute ese uru rukundo rwabutekereza ko ruzakunda ndagira ngo utange ibitekerezo nawe umbwire ukuntu uri kwimva ko filime yacu Intimba ya Ravi ese ubona ibikorwa byose baca mu munsi ku munsi ubona ubugambanyi bwose bukomeje kuba banyura mu munsi ku munsi ubona bino bikorwa bibi byose bukomeje kuba baca mu munsi ku munsi utekereza ko bazabizenza ute ese ubona bafite ikintu kimwe kizatuma babaho neza bishimye ko tubona bakomeje kuba bapangirwa imigambi mibi kuba bagirirwa nabi ese uratekereza ko biraza kuba byagenda neza uko babyifuza ese Ravi kuba atifuza kuba yongera kuba yabona Shema mu maso kubera ibyo bamukoreye mu rugo iwabo uratekereza ko ibikorwa byose bizagenda gutya bikageza ryari utekereza ko no rukundo rwa Ravi ndetse na Shema kugira ngo ruzakunde bitazagorana turabizi ko byanga byakunda umuntu witwa Shema akunda Ravi byanyabyo ndetse na Ravi nubwo agenda yirengagiza rimwe na rimwe ariko turabizi ko nawe yamaze kuba yakunda Ravi Shema ariko turabizi ko byanga byakunda mu rukundo tugenda tubona umunsi ku munsi ndetse no muri ubuzima tugenda tunyura mu munsi ku munsi tugenda duhura n'ibizazane bituma ubuzima bwacu butagenda uko tuba turi kubyifuza turabizi ko duhura n'ibizazane tugahura n'ibibazo bikomeye mu buzima tugenda duca mu munsi ku munsi ariko byanga byakunda iyo wihanganye uwicamo kigabo turabizi ko nubwo Aline ndetse na murumuna wa Shema bakomeje kuba bapangira imigambi mibi Ravi zo kuba bakodesha amabandi yo kuba yamugira nabi yo kuba yamwica turabizi ko byanga byakunda Imana bari kumwe turabizi ko kandi Imana itemera ko umwana wayo yarenganwa ndetse akagirirwa nabi nta n'icyaha na kimwe yigeze akora mu buzima bwe ari ukubera umutima mwiza yigirira ese utekereza ko imipango zabo zacamo utekereza n'ubugizi bwa nabi bagiye gupfa bapangira Ravi buzagenda neza ese utekereza ko uyu mutima mubi wabo ubushitani bakomeje kuba bagera bizagarukira guys mwibutsa ko wowe niba ugeze hano kuri channel ukaba wifuza kuba umunyamuryango wa filime yacu Intimba ya Ravi ndetse ukaba wifuza kuba watera inkunga filime yacu Intimba ya Ravi icyo usabwa niba ugeze hano kuri channel turagusaba kugira ngo urebe niba wakanze kuri buta subscribe maze cyane mu biganiro byose bya filime yacu Intimba ya Ravi kandi mwibutsa ko icyo kintu cyo kuba wakanda kuri buta subscribe cyo kintu cya mbere kikugira umunyamuryango wa filime yacu Intimba ya Ravi nimba rero arakanze subscribe hano kuri channel
ndagushimira umuntu w'intwari ndetse nahisemo neza kuba warafashe umwanya wawe ugakanda kuri buto ya subscribe kandi nagira ngo ube watanga utekerezo watubwira nawe ukuntu uri kwimva kuri filime yacu Intimba ya Nabi. Murabizi ko tubahoza ku mutima, murabizi ko muri abantu bagacima ibikorwa byose tuba turutegura umunsi ku munsi. Rero ndagira ngo mbwire, ese ubona runo rukundo ruzacamo? Ubona Nabi na Shema urukundo rwabo ruzakunda? Ese ubona bazagenda ute kugira ngo uru rukundo ruzagende neza nk'uko babyifuza? Ubona ubuzima bwabo buzatuza ryari mu gihe bagifite abantu bakomeje kuba bagenda ku rwego rwo hejuru? Ese utekereza ko izi migambi mu bizo bakomeje kuba bapangira bazaziguruka? Guys, wowe wageze hano Kwica, wowe wakurikiye kino kiganiro tukaba tugeze uyu munsi turi kumwe, ndagushimira. Nawe uba wafashe umwanya wawe ugakanda kuri buto ya subscribe ndetse na like na share, turagushimira umuntu w'intwari. Kandi nawe batanze ibitekerezo ukaba watubwira ukuntu uri kwimva kuri filime yacu Intimba ya Nabi, turagushimira umuntu w'intwari. Rero murabizi kutwerera cyane amagambo, murabizi ko ibikorwa bidoshira imbere. Icyo mbasaba ni uko mutava hano Kwica mutabanje mwararamba mwakanze kuri buto ya subscribe ngo tujyane mu biganiro byose ya filime yacu Intimba ya Nabi. Rero n'abatindi kongera duhure kuri episode kwijya filime yacu Intimba ya Nabi. Ciao ciao.